Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uhoraho Mana ushobora byose, Mana nyir'ijuru n'isi, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye ineza yawe ku buzima bwacu, ngushimiye umwanya udahaye wo kuvuga ijambo ryawe, nsengeye imitima yose igiye kuryumva, nanjye umfashe byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, nk'uko bisanzwe ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa tubaza inyigisho igira iti guhindukira no guhinduka ni iki Imana ishaka muri ibi byombi? Guhindukira no guhinduka ni iki Imana ishaka muri ibi byombi? Dusome Abaroma 12 umurongo wa 2, haravuga ngo kandi ntimushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose muri imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kandi ntimushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Inyigisho y'umunsi cyangwa y'uyu munsi ni uguhindukira no guhinduka. Ntabwo Imana ikeneye abantu bahindukira, ahubwo Imana ikeneye ko abantu bahinduka. Ubundi guhindukira ni iki? Guhindukira ni ukuba warebaga mu ruhande rumwe noneho ukareba ku rundi ruhande, ubwo uba uhindukiye. Tuvuge warebaga ibumoso none urahindukira iburyo, ubwo ngubwo uba uhindukiye. Guhinduka byo ni iki? Guhinduka ni uguhindura imico, guhindura imyifatire, guhindura imyitwarire. Muri ibyo byombi Imana ishaka ko abantu bahinduka, ntabwo ikeneye abahindukira. Reka dusubiremo, Imana ikeneye abantu bahinduka, ntabwo ikeneye abantu bahindukira. Ngaho aho izina ry'abizera ryangirikiye, tubona abantu bahindukiye nyamara batarahindutse. Barashaka gusenga ariko banakora n'ibyaha, bari kuvangavanga ibintu. Reka tubaho urugero. Kubera iki aho abera bateraniye haba harimo abarozi kandi basenga? Bivuze ko muri aya materaniro haba hajemo cyangwa harimo abantu bahindukiye ariko batigeze bahinduka. Kuroga no gusenga ntabwo bibangikana, byose uko ari bibiri ibintu bitandukanye. Niba uroga uri umupagani, niba utaroga uri umukristo. Bivuze ngo ibintu bibiri biratandukanye, ntabwo byakabaye bihura. Reka twibaze urugero rwa kabiri. Gute haba abanyeshyari, abagira inzika n'abagambanyi kandi bakaba bari mu bantu basenga? Ibyo reka tubyibaze. Impamvu ni uko urukungu rwivanze n'amasaka, ariko igihe kirageze ngo bisarurwe, muzumirwa mubonye ibyihishe mu materaniro. Icya gatatu, none se ko benshi murenganya abantu ngo babwira ukuri? Mu materaniro niba habamo ubujura buturuka hehe? Aho umuntu aza gusenga yakifuza gusohoka hanze, cyangwa wenda ajyemo gahunda wenda yihutirwa mu gihe wenda ari mu rusengero, ukabona ateruye sakame yiwe arayisohokanye, ntabwo yizeye kuba yayisiga mu ntebe yicayemo. Ni ukubera iki? Nuko mu materaniro haba hajemo n'amabandi, abaje kiba amatelefone, kiba amafaranga mwarambitse hasi mwarangaye gatoya, amashakoshi yanyu make. Urumva yuko mwugarijwe, mukeneye imyugariro. Mbega amateraniro we, murayita yera, nyamara hari n'ibi byose mukeneye imitima mishya, nk'uko Bibiliya yabivuze. Ngo kandi ntimushashanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose.
mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ko iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mukeneye imitima mishya. None se wabwirwa n'iki uwahindukiye cyangwa uwahindutse? Reka twibaze, wowe mukristo wabwirwa n'iki umuntu wahindutse cyangwa umukristo wahindutse cyangwa utahindutse? Wabwirwa n'iki umukristo wahindukiye cyangwa se wahindutse? Wabimenya gute? Wabibwirwa n'iki? Dore igisubizo. Umuntu wese wahindutse asa n'imbuto yera. Dusubiremo, umuntu wese wahindutse asa n'imbuto yera. Matayo 7:16. Muzamenyera ku mbuto zabo. Icya kabiri, umuntu wahindukiye we yishushanya nk'ukijijwe. Umuntu wahindukiye yishushanya nk'ukijijwe, arishushanya nk'ukijijwe. Hoseya 9:16a. Efurayimu yaraciwe, imizi yabo yarumye, ntibazera imbuto. Aba ngaba bahindukiye baraciwe, imizi yabo yarumye, ntabwo bashaka kwera imbuto. Reka tubagire inama. Byakunaniye guhinduka, uragerageza bikanga. Reka tukugire inama. Byarakunaniye guhinduka, ndetse n'iyo ugerageje biranga. Dore umuti, dore umutahuri. Muri kuzira ikigare, murazira gurupe mugenderamo. Niba uba muri gurupe y'abasinzi, uzakomeza umusinzi. Iyi gurupe y'isezere yivemo. Niba uba muri gurupe y'abajura, uzaba nawe umujura. Nuba mu gikundi cyangwa se muri gurupe y'abanyamagambo, uzavuga menshi. Nubana n'ibirara, uzaba ikirara. Dore ikintu cyishe abantu benshi muri iyi minsi, cyabujije kugira ngo muhinduke, muri kuzira amagurupe mubamo, muri kuzira ibigare mugenderamo, mwanze kurekura, kandi bibajyana mu nzira mbi. Impamvu ituma wihana uyu munsi, ejo ugasubira mu byo wari urimo, nicyo kigare uri kuzira. Tandukana nacyo, urebe ngo umugozi urahita ucika. Senga iri sengesho wowe utari wakizwa. Nyuma y'iri sengesho ntabwo uguma uko wari uri. Natwe niko twakijijwe. Mugomba kwatura ibyaha, mukihana, maze mukaza mukareba umunyenga w'agakiza, umunyenga w'abana b'Imana, amahoro y'abana b'Imana bagira. Nuko hari ibyo birinze, nuko batuye ibyaha, bakihana, bakabireka. Abari muri Yesu baguwe neza. Uyu munsi nawe umwakire. Uyu munsi Yesu aragushaka ngo nawe akwakire. Uve mu bahindukiye uhinduke. Wowe utari wakizwa, wumvishe aya magambo uyu munsi, ndagira ngo usenge iri sengesho. Nyuma y'iri sengesho uraba nawe uraba ugiye nawe mu murongo w'abakijijwe, kandi uhita urekurana na gurupe n'ibigare ugendamo bikujyana mu nzira mbi. Senga iri sengesho, gira uti: Mwami Yesu, ndagushimira kuko wandinze iminsi yose itambutse. Ngushimiye ko utatumye ngwa mu byaha. Narahindukiye ariko ntabwo nahindutse. Nkora mu gitabo cy'abarimbuka, unyandika mu gitabo cy'ubugingo. Byose mbisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Wowe usenze isengesho, kuva uyu munsi ubaye umwana w'Imana, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Mwebwe mwese muvuze iri sengesho cyangwa se murisenze, kuva uyu munsi mubaye abana b'Imana, ntimuzongere gukora ibyaha ukundi. Mwirinde amagurupe, mwegere abo muhuje kwizera, mwirinde abasubiza inyuma mu byaha, mutazamera nk'usubiye ku birutsi yarutse. Mwegere abo muhuje kwizera, mwirinde abasubiza mu byaha, mutazamera nk'umuntu usubiye kurya ibirutsi kandi yarutse. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. 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 Amen.